urabona sheri iyi yose ni imitungo yanjye urabona hano hari ibigori buri kiraro cy'inka aha hose na rwa rutoki rwose ni urwayaka ubwo nanjye biseka ntacyo uzamburana dore n'igiti cy'avoka ushaka kurya avoka urumva ntabyo kujya kugura dore igiti cy'avoka ngiki n'imineke ibishyimbo ujya urya umushogoro yego kucyamizwa ukaryoha dore n'ikijumba hano imyumbati kiriya kitu nta kintu wamburana ngewe yaka uru rutoki rwose wabura urwagwa hano oya narwo nabura niba ngombwa hariya tuzahinga amasaka tujye twinywera n'ikigage n'agasuru umusuru ni wowe muntu ahubwo urabona ibi bigori dore ibishyimbo imyembe do amata inka zagize inama ahubwo ngiye kubyibuha dore n'umukozi wanjye iyo yakora iki uyu ni uhinga akontorora imitungo yanjye yose iyo nagiye nk'i Kigali niba usigara kontorora hano hose ubwo nzahita musimba kugeza ngo wese kuri shimira n'uyu nguyu niwe sheri n'abariya wumva ngo ni basireye ikwiye nabo barya voka uzagira umunwa kugeza bariya rya wumva ngo ni bashadi uzi imineke barya na voka do ntabyo kuvuga ngo uzajya kugura voka ngiki giti cya voka ahubwo tuzahita dushinga umushinga wazo ushaka gucuruza voka noneho nzajya nguterura nkuriza igiti urya voka ntuzihaga mu manure ndahira mwese shadibu ko arya voka si umusitari arya ni umusireye kwini di kugeza ngo Diamond ko arya voka ko ari umusitari wo muri Tanzania mwese ngewe yakamwana natinya kurya voka ngo ndi umusitari bayo tugenda ariko ujye wambara ikariso na shadibu arayambara utayinguriye nawe uzayingurira kugeza ngo ukuntu uzambara iyingwe shadibu si uko yambaye ikariso yiwe kandi ngo ni umusireye kwini twigende uyu mugabo ashobora kuba asambana ngewe usigaye uvuga imitone yo nkumva imisuzi buri gihe tuzajya duhora turya ibishyimbo gusa uko dufite ibishyimbo gusa kandi urabizi ibishyimbo ni imisuzi nta kindi ese ubundi ibintu bigenda bite kugira abantu ngo beze ibintu bimwe gusa ibishyimbo ese ntabwo uzi ikibazo cyabaye ko ibintu byose byariwe n'isuri ntibazi ko hano munsi yamaze kwaguka hasi habaye hanini ese niki utazi ko twabuze imyumbati twabuze ibijumba twabuze amateke byose by'ibitezi ntabwo ariko hari umugabo witwa Yaka afite umurima afite ibitoki afite inka afite amata afite iki shaka none asigaye agira n'akagore keza iyo njye naravuye ariko reka nkubwire sibyo reka nkubwire yanga ndagusetsa ariko yihangane reka yigeze kunkunda n'utabizi maze twakoresheje iyo turufu tukagenda tukamwinjira njye hari ukuntu twamwinjira kandi yaduhereza ku biryo ariko siko nabyaye birashoboka ndiga umupangu ubu tugende birakunda tugende hari ukuntu ndi bumwinjirire tugende tumusure tumusuze tumwiganisha nk'umuturanyi kandi nk'umukire duturanye tugiye kuzabira kandi uri n'umugore uteye neza mama ugatuza mama turamwaye ku ibere nkiri muto se biragufasha nyine nawe ese ubundi mama ko wigeze kumbwira ukiri muto waribaga nta kuntu wabyutse impano tukajya kumwiba njye kwiba uzi yakagufatiye reka mama wiba umurayaka akunda kugeza ngo umva nkubwire mugenzi wawe namusobanuriye azagira ukandagira muri uyu murima niba nagiye i Kigali mugomba kurinda hano ubwo umurima ni urwaya kugeza ngo yego datawe hazagira uwibeshya aze hano mu murima wanjye mwese nzabirukana nangwa mbi umutekano wabo uzawutwerekere ntaribi tuzawumenya niba nagiye i Kigali mugomba gukontorora hano uranyumva yego cyangwa nzabice urabona sha abana nigishije kuvuma nta n'umwe urabura icopa sha usangire rero iyo uri kuvumbura uraceceka
abari kugura bakavuga ukazinywa buturi. Yesu we. amafaranga turafite Twarakize imirima yacu bakapisi. Ariko nubwo ufite imirimo wagiye wambara inkweto ifunze bya bodaboda ntaruhutse amafaranga urayafite ariko neza nkoyano zo gukarabira mariko amafaranga urayafite ari kuri ikiwerewere. Umuntu ufite imitungo ingana gutyo wambaye bodaboda nase umuntu umukene yambara wajya umuheha iyi nkweto mukuremo unyweshe urwagwa tarapeze sha tarapeze wari wayambara wowe yambara se nambara udutupurane umuntu ngatambara isuku je suis patron ye patron c'est moi yanjye sha mirima yanjye nge yakamwana corona yaje corona yamurongeye kwiba tuzagira umunwa kugeza rya corona ariko ni iki corona virus covid ko ndi kunywa sarya ngo mwafunze za kabari kuri mama wenyine ndi kunywa ari wanjye nubwo mwazana zaguma mu rugo zanywera iwanjye inzoga ntunsa warenzagaho ndusha amafaranga uri munanye inzoga uri mu bimana miyo ngiyo wowe kera ngo so sha n'inzoga yanjye uri mayaka inzoga umuntu umugabo kumana asigaye inzoga yawe uzibona ngo nakugura inzoga genda wigurire toka korerwa kivumbaguzwa gusa reka none nigurire yanjye usikomeza Ikorera. gukora udufaranga twawe cyanda kandi wewe wakagabo kire kudufuti gusa kugeza ngo bombo ikintu kivumba no mu bukwe no mu kiriri Yesu we. ntayoberwaho abantu bapfuye korerwa kivumbaguzwa gusa ngo ni kandi afite amafaranga ariko ntiyakwigurira icupa korerwa cyicaye ku murenge gusa utegereje abakoze sivile ngo kijye kuvumba gusa Yesu we. aka karijije ntiwamenye ko ari reba imirimo ukuntu isa shaka akagabo karijije Ega nakubwiye ngo yaka ashobora kuba gikuzimu. no mu ijuru rikagera Ibi bintu ukuntu bisa. Ukuntu bisa wagira ngo babinyamo bifumbijwe amabyi. Kuko ntabwo byasa gutya. ibi bigori se icyo kigori reba icyo kigori reba iki kibazo siko wajyaho ni kiteke Mama reka nkubwire. Niba ari n'amabyi, uyu muntu ashobora kuba afite impano. reka tujye ugatekera Naceka ariko no kunywa inzoga. Kandi akunda inzoga y'umugore. Ashobora kuba ubu ngubu yarembye yabaye indembe. turebe nawe ubundi Mama ubundi nitugerayo, wowe utangira umukarangire. Umwereke ibyo bituza ikibuno. Yakakunda ikibuno wagira ngo arya mami. Cyangiye birayarancanze. Niba ari yafumbiza ibishyimbo bye, niba yashyira mu nkono akaye, niba yanywa mu gikoma, njyewe sinzi. kwibagirwa Yesu wanjye mfashe urwagwa mu ntoki saa saba z'amanywa nararye ngewe muri uru rugo rwanjye kwibagirwa Yesu wanjye mfashe urwagwa rwanjye mama Diane we nzamwicisha imini Mama Diane leta cyakura zana ibiryo we arushire ku meza abagore b'iki gihe koko mve mu kabari nsange iwanjye batarahisha n'uyu murima mfite ungana gutya Mama Diane Karama mugabo mwiza. wahishije Ni ukuri byahiye ariko ngiye kujya kumanura imvoka zo kurisha. avoka ntazihari zihiye Avoka zirahari ariko wa mukozi wacu nizo yashiriye umugore we. Yesu we. Ngiye kuzana izindi zahiriye mu giti nizo ziryoha. yari uzizane turye Yego. zahiriye mu giti zizane zose Yego reka njye kurira. madame na gayi madame na ngapenza za gitoko azana kibuno cyabye cya muzuru sara ya sorondo bro ako ndombro ya sorosha ira umuziki mwiza Yesu yakamwana. cyakiki mu rugo rwawe Yesu we. tesha
sa ega Yesu uyu mugabo ashobora kuba asambana yanyise mbega n'uyu nguyu ni we vraiment mina fry sa ega Yesu kirahino di karibu mu rugo rwanjye mama wine bitaka wa mukire hano mu cyaro wacu yaka ibintu we nyoko sha yego boss ufite nyoko ukiri umujene sha nkaba mbona wowe usha arya neza ni ikibazo cyo kurya neza eko yewe madamu we antuka vraiment mina gukunda sana nanjye rwose unywa iki njyewe se mafanta mama nta kintu atanga byose hano hari urwagwa uzimanira iki njyanywa amazi wenda hari ibijumba hari avoka zihiye hari n'izahiriye mu giti mama akunda ibiryo ese nzi ko nta biryo dufite mu rugo hano nyuma nabonye igitoki cyageze niko sha muragenzwa n'inzara hano ntabwo ari inzara muje gufunguza muri korona ujya mu rugo wenda inzara muzaye gutura inzara yo muri korona mumvira muri gutoka asari izi ngegera ziza gusabiriza muri kovide ninjye wazanye korona ubuze ubwenge yaka ngwino sha ingaruka za covid zatugezeho abantu banyiba ibitoki barabimaze ibijumba baracukuye umujura ndafatira muri ubwo murimo ntabwo nzajya kumurega nzamwicira hano ugize ngo bombo baranyibye none bageze naho kunekaho mu korona ninjye waremye korona yaka ngwino sha corona yatugezeho twatewe ibyo bisamba biriye ibi ntabwo nabyemera ibyo ntabwo azabishyiramo gusa ko dufite ibishyimbo gusa nta bintu tuzabirya tuzaba tubijya mu nyonga ugiye kuri guseka witwa kubita urwagwa ukiriho ikuzimu ntatsi nibayo kuzimu se hari insi nibayo reba urutoki rwose Francis, reka yijyane makarimo niteguye imizitsika. turashaka kongera kudutera imisuzi ubundi Tugeje kongo. Abagiye gushingirana. Civile y'abanyarwanda. Civile kuri umunyamujyi. Kubita! Kubita! aya mani nigera imana irasamara ukuramo kimwe ugashyiramo ikindi nanjye ukuvutura yaka igitoki bakine bakira ushobora kukiba mu kanya